Yesu ashimwe inshuti zagusengerwa tugeze muri kakanya ijambo ry'Imana tuganira tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana n'umurekure ataguhaye umugisha. Turi kumwe n'abakozi b'Imana ubundi twicaranye n'ubundi tugiye kuganira ijambo ry'Imana bashumba n'ubundi afashwe umwanya. Amen. N'ubundi afashwe. Nanjye nukunguwe neza umutima. Silas numvise merewe neza. Imana ishimwe nitwishimwe Silas. Nagarutse nicaranye n'umushumba wanjye Revera Ntambabazi, nicaranye n'umuyobozi wacu Wirarisi. Imana ikomeza kuduhana umugisha. inshuti zagusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi mudukurikira muri kano kanya tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ndakuraritse kugira ngo ubane natwe muri kano kanya kandi nzi ko uraza kubona umugisha w'Imana. Reka dutangiye dusenga Imana. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye mu byaremwe byose nta na kimwe utaremye. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburyo ubana natwe, tugushimiye uburyo urinze igihugu cyacu, tugushimiye uburyo urinze abatuye isi. Twemere n'ubundi turagarutse mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe ririnjira rigahumuruza imitima, kandi ijambo ryawe rivura ibikomere. Mwami tuje mu ijambo ryawe, utwemerere ubane natwe. Mwami twebwe turi abakozi bawe, uradukoresha, turi ibikoresho byawe, ukoresha uko ushatse. Utwemerere muri kano kanya tukugira umugisha. Turararitse umwuka wera ngabane natwe, turatangiye bana natwe muri kano kanya. Mwami tugushimiye kuko natwe byose mu izina rya Yesu. Amen. Bakozi b'Imana turabakiye muri ntumurekure ataguhaye umugisha. Tuhaye kaze kare. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nkuko yabwiye nitwa Ntambabazi Jean Baptiste, twongeye kurongira umwami tubaganira ijambo ry'Imana. Akaba mwayitanguye n'isaha n'amasaha ndi yatambutse yarayo umugisha, ariko iyi numva ari isaha muri nge uko ndi kubareba nuko ndi kubabona, ndi kumva abakurikiye gusengerwa ni isaha yo kugira ngo umuntu yakire umugisha no kuwutekerezaho kandi no kumva ko ibintu bishoboka. Aho tugiye kuganira ijambo rivuga ngo muri ubwo buryo bose barakira. Muri ubwo buryo Imana ifitiye abantu uburyo bose barakira, kandi ubwo wese bwo bwanyu. Oya, nubwo wese bwo bwanyu biratandukanye. Nubwo inkuge yari imenetse, uruzi rwari rumwe, inkuge yari imwe, bari muri bose. Uruzi rurabanga, inkuge irameneka, ariko bose barakira. Mushomba gasubiremo muri ubwo buryo buri muntu wese agomba gukira. Bahane ku giti ntanyuza unyuze, oya ntanyuza unyuze, kandi tukabaho twese muri ubwo buryo bunyuranye, mu buryo butandukanye, mu buryo utatekereza. Abantu Imana igenda ibazamuraho, kandi naje kubona ko Imana ifite ukuntu ibeshaho umuntu. Ikisha abirabura n'Abanyarwanda ni uko bakora intambara yo kwigana. Abantu barigana kabisa, akigana ati nabonye channel YouTube reka nanjye nigane. Yakwigana bikamugora, kandi yaza gucuruza inyanya byari kwemera. Ubundi buri muntu uburyo abagiye mu buryo butaruka, ntabwo ari ubwe nyine, ariko ari nuko hari ijambo ndumva urizi nawe twe kuriganira no banarimenya. Vango uburyo bw'Imana, urumva hari ikintu uburyo bw'Imana. Turi muri studio, ariko ubundi uburyo biterwa naho uhagaze, naho uhagaze. None se ubungubu ndi kureba hano imbere, uburyo bwanjye buri he? Cyangwa uri murareba imbere, uburyo bwawe buri he? Buri imbere ngaho, oya imbere heza. Gusa ni buryo cyangwa uburyo nahangaha ndi? Uburyo bwanjye buri hano. Uracyari muto, haguruka ngaho reba hirya hariya. Uburyo bwawe buri he? buri hano. Uri hariya gutya. No kuvuga ngo uburyo buterwa naho umuntu agize gutya. Ahagaze. Uhagaze mu gipagano uburyo bwe ntibuhari. Uhagaze aho Imana itavuze nta buryo afite. Sobaneye ngo uhagaze aho Imana itavuze nta buryo afite. Mbese uhagara mu kabari ari uburyo. Ariko mushumba umuntu wese ashobora guhagarara nkuko nari mpagaze, ariko nta buryo ahagazemo. Rega turaza ko yabwiye ngo nta numwe uri bushobora kuba ahagaze, ariko arambuye ukuboko nk'ubwe ngo none se ni buryo ni hani wanyu. Ubwo no kuvuga amahirwe yara yicaye mu kabari, yicaye mu nzu y'indaya, ubwo nawe uburyo bwe babuhari. Imana yavuze ngo yerekeze iburyo se.
ibyo nibyo dushaka kumenya. reka nkubwize ukuri iryo jambo riba mu migani mu gice cy'umurongo wa 29 haravuga ngo uburyo bw'Imana bubonereye abakiranutse. abakiranirwa ni akaga urumva ko bimeze. uburyo bw'Imana tuvuga mu bintu byoroheje byo mu buzima busanzwe. uburyo bw'umuntu buterwa n'ahagaze. urabyemera? aho ndabyemeye. niba uhagaze ureba gutya imbere hatureba uburyo bwanjye buri hano. uburyo bwanjye buri hano. ariko ndamutse nteye umugongo nkareba inyuma uburyo bwanjye buri hariya. urumva uko bimeze. uburyo bw'Imana bubonereye abakiranutse. sijya we ni inzira z'Imana. ni uburyo bw'Imana ikoreshamo ibonera abakiranutse. tuvuga ngo turaza kureba uburyo bw'Imana buterwa kandi uburyo bw'Imana n'ubushake bw'Imana ushimwe Yesu. iyo utari mu bushake bw'Imana ushobora guferinga. ushobora kwigana abantu ko nturi mu buryo bw'aho hantu bikakunanira. uburyo bw'Imana iyo bari ku mukiranutsi umukiranutsi akora iki Imana imubwiye. none se wemera ko umuntu ashobora kujya mu iduka yacuruza bikanga? umuntu yaza ati winjiye aho ngaho nawe arahomba. yakwinjiramo kandi bigakunda. nta kindi akoze. ikitwishe mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana ikitwishe ni ukutagendana n'imvugo y'Imana. mbese wabona ngo icyo Imana yavuze ku muntu hari igihe umuntu agikwega ntakigenderemo. ntabwo ari ukugikwega. we nta mwanya yabihaye. reka buriya babwira ibintu ugiye gushaka muragira ngo tuganire twinjire muri siyanse n'amarojike byinshi bikomeye. ubundi hari impamvu nk'enye zituma umuntu atajya mu mugambi w'Imana. tubwiremo nk'ebyiri. icyambere ni icyaha. icyambere ni icyaha. ko mu byaha ntiwakumva Imana ivuga ahubwo ngo ihane gusa. n'ijambo rirabivuga. nta mahoro y'umunyabyaha. niko navuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi ariko igisoro cy'Uwiteka urabyumvise bakora ibyaha. icya kabiri nubwo umuntu yaba atari umunyabyaha yicwa n'ibintu bitatu. icyaha nyivanyemo. icya mbere yicwa n'icyo bita logike. logike ni inyurabwenge. we kugira gutya wica bigira gutya so kwizera Imana. karabaye none ati ibyo ugira ni biki. ati yacuruje ifi zirumagara undi arahinga birangara. nawe bakakubwira wajya muri logike kundi bamugani uko ari byo kundi twaba dusenga igihe twamariye mu cyumba wakwirwariza. kuko buriya amasengesho tuyasenga ari amagambo akagaruka ari ibikorwa. none ugasanga wa muntu aravuze njyari cyara abantu bajya bandakaza ariko nsigaye mbakunda. barabakunze. bariko barandakaza. ariko barandakaza. uza barimo ni abantu bakora umwuga w'ubucuruzi. arakubwira ati ni ukuri gucuruza byarananiranye kandi arimo arunguka. kandi bwacya mu gitondo akajya kurangura. ko byananiranye yaranguye gute? noneho kugira ngo bakange wa muntu ugiye gushora ngo miliyoni nk'eshatu bati oya ati zo zashya kandi bo bashoye 5 birunguka. mfasha None muganda bikoraho iki? Sundi umuntu wize wabona notse ibigori, umukobwa mwiza nkanjye wabona nkora muri restaurant. Mbega abantu bagasa nkaho bashaka kwereka ko Imana itabivuze neza, ashaka kuyikosora. Cyo nicyo bitinyura bwenge. Wambona ameze gutya, wambona nkora gutya, wambona ntwaye moto ya no. Kandi nyamara hari Imana ishima ko hari Imana ishima ko uri bugemurire bene so bakwitegera uri kure nka Yosefu, bakwambura ikanzu usigarana imbehe kwica, bagute mu rugobo kumva ko bashobora gushyira mu kaga, niko ngo bakwegereza isezerano. Imana ishema. Hari ikintu uko bakwegereza mu kaga niko bakwegereza isezerano, kuko ntibaza aho Imana ihagaze muri ubwo buryo. Irindi jambo kandi karinda n'uwo yari bigiye ikaribika muri uwo yari bigiye. Bisobanuye ngo abantu bo bareba ibitwicariye ntibarebe ibitwicayemo. Ntabwo bayibwirwa ibitwicayemo ntibabibona, bareba ibitwicariye bareba ibitwicariye n'ibinahari n'ibihari. Erega nakubwiye mwibarenganya ubushobozi bwacu bwo kureba, tureba ibyo undi wese yareba. Nkuko kamera yariya itafotora ikiri imbere y'umukobwa. Ubwo mwamesa nkunda ndamahoro nabimenye ndamahoro icyo twacyumvise. Ugasanga umuntu ati giye bisimba ikora ikindi cya kabiri cyica abantu. Gusa nemera ngo kubijyanye n'icyaha abantu bajye bagira inyurabwenge bakireke, ariko imikorere y'Imana. None se Sara waracuze byararangiye, abaganga ntibacyuye Zera akabyara.
cyane. Nonese Imana ikimara guhindura izina uwitwaga Sara akitwa Sara yavuze ngo hamwe n'umuhungu none kubaza agira kwizera. ubundi inkoni imanitse hejuru nitiye ikamura amazi ntibishoboka. Imana yaravuze mu butumwa mu Nyarwanda ko Paulo yandikiye abaroma ngo ibipfu by'ibibwiriza Yego. nibyo yifuza nibyo yifuza kudukirisha. nuva ku banyabyaha ku banyamahanga babyita nk'ubupfu ariko twebwe dukiza imbaraga y'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu ariko twebwe bazi iki n'imbaraga zihesha uwizera gutabarwa. Imana rero ariko kubwire undi kubwiza ukuri umuntu w'umugabo tuganire kubwira umuntu ngo nimuzane urwabye mushyire mu ubundi icyo kintu ugiye muri logique ntabwo byo bishoboka ariko ku Mana birashoboka. abandi ati imitangiro muzana agafunjo by'imikiza ngo tobicondo undebere Yesu kunakora ati tobicondo ariko ati tobicondo agiciramo amusiga ku maso ubwa icyondo cyakashyize infection mu jisho sino gusiga ku maso yarashushanyije. oya aho ni habiri ukunda ashaka kuvura umuntu ijisho wari urwaye gushushanya n'abamugore bari bagiye gutera amabuye wacira amacandwe atoba icyondo asiga muri cyo n'ubundi byanapfuye aravuga ujye kwiyagira kuri Silowamu watumye ariko bwari ubuhanuzi bukomeye abantu ubundi dukozwe mu ki n'uwareba ibyo n'uwabyitegereza ntabwo yabyemera ariko bakibagirwa ko Imana ijya kurema yafashe amazi amazi n'ibyondo twavuye mu butaka natwe Kristo agarura ya maserire yapfuye ayagaruza cya kimenyetso Imana ashyiraho ka kondo mu buryo bw'abaganga yari yongereye infection mu jisho mu buryo bw'abaganga yari infection yongereye no kuvanga abaganga bari kujya kuvura infection amekijumba kumbi kifitemo akabazo imbere we kubera ko atazi ko ibijumba ariko hari biba byararafite akabazo imbere arakirya kiramubinira kubera ko harimo akabazo ati nta bijumba nibyo by'ambere kubera yahuye n'icyaboze ari n'urugo rwamunaniye agahura n'umugabo wikundira za sheri abantu bandikaho basheri ngo ni radio hari igihe umuntu yubaka urugo rw'umukobwa agahura n'umugabo nawe wifitiye abandi bantu ku ruhande yita amazina banke nationale muri telefone ati umwuka w'ikibanza araguhamagaye kumbi ni wa mukobwa wo hepfo tumwe mufitanye gahunda y'inama ariko kumbi arashaka guhisha umugore wa mukobwa ugiye muri urwo rugo wa mugore azagira ngo n'ingo zose niko zimeze ariko hari ingo nzima rero niyo mpamvu utagombye gufatira urugero ku bantu bananiwe kuko abo shitani yishe ntashyingura intumbi kugira ngo akanga bazanyura muri abo shitani yishe intumbi no kuvuga ko azisiga mu nzu kugira ngo zitange abandi bagenzi uhageze akayibona byanga byakunda umuntu wese kugira ngo utazarongorwa urahanyira ugasanga bakubise umugenzi wawe umuntu wahombye ntakura mu etajeri kuma ninjo azikuramo ureba bati nanjye sinzashyira sinzashyiramo bateza cyamunara ati nkazafata ideni muri banke biranga banga abantu bagafatira cyamunara bayiteza bayishyira ku manga noneho rero akaguha ingero zipfuye z'abantu bananiwe ariko wagombye kwibaza byananijwe n'iki yavuganye nayo yabigiyemo yavuganye n'Imana atazi gukora iyo ni ikintu cya kabiri reka mbaho urugero rwiza rero no kubabwira ngo iyavuganye natwe irabishoboye uburyo bw'Imana ubonereye abone hari uburyo Imana yashyizeho nubwo icyo gihe nta mpamvu yo kureba ku bananiwe abagore bananiwe abagabo bananiwe abacuruzi bananiwe abakozi bananiwe no kumenya ngo hari n'abandi babishoboye iyo navuganye nayo iracyari kumwe nanjye turajyana batari kuri sumus aragucika shobuje ati muceceke ndabizi ngize gute ndabizi nicyo shaka ndakizi mbese bamubwiraga amakuru we yamenyeka icya gatatu ugomba guhagarara icyo ushaka ukakigumaho ntucike intege icyo ukeneye ukakigumaho ntucike intege icyo umuntu ashaka akakigumaho akakiharanira akakibonekera kandi buri gihe ntuzange inama z'abantu ariko ntukazigira umwanzuro ku buzima bwawe sinzi ko munyumvise ariko ntuzange inama z'abantu ariko ntuzazigira umwanzuro ku buzima bwawe noneho ko buri muntu afite inzozi ze noneho muri uyu mwanya
mushumba revera nta mbabazi ndapfuye ndazanzaye birarangiye ibi bintu ari mu kuvuga ndimo ndabona icyerekezo kidasanzwe ku buzima bwacu umuyobozi wacu Werarisi akakubwiza ukuri iyi Mana twicaye imbere n'abantu twicaye imbere badukurikiranye mu gusenga rwabo nibahumure kuko namaze kumenya amakuru yuko nubwo intumbi Satani yazigaritse imbere yake hari nizisinguye kugira ngo azitwereke tuzirebe duhahamuke ntiyazisinguye ariko hari n'ibindi Mana kandi yisha n'ubundi abo yisha nabo biriranwa twe ntitwiriranwa nabo turirimbana nabo dukorana nabo twirirwana nabo iwacu ni mwijuru dufite Imana tuvugana duhaguruka yavuganya nawe abo yisha n'ubundi nibyo nabo yahombeje ntibitureba afite gahunda zabo kuko ntago bari mu buryo bw'Imana cyambere ashobora ko bacuruzanya umugayo nijya baragiye mu bapfumu byo ntibabyumva nawe bacuruzanya umugayo nijya asambaniramo bakiga urakoze komeza nijya asambaniramo aho hantu hari igihe yiba leta aho hantu noneho yaragize Satani kamugarika aho y'umushingure usambaniye mu mangazini ntago Imana yakwihangana wibye imisoro ya leta ntago Imana yakwihangana ubwo Yesu yaravuze ngo ujya Kaisari mube Kaisari kandi barayitwara nibye Imana mu biki Imana none wibye imisoro ntago Imana yakubabara nyine bagarika Satani bagarikaho ase murokora izamukore ko twasenze noneho abantu bugakanga barakanzwe Nshuti zagusenga rwa ikiganiro murekure ntabwo mbizi uyu munsi niba urafata agapapuro kandika ntabwo mbizi ariko ni umuhanuzi budasanzwe icyo ushaka wavuganye n'Imana jya ugiharanira kandi inama z'abantu bose ntukazange ariko ntukazigira umwanzuro ku buzima kuko ntibazi icyo Imana yavuganye kibazi yerekwa rya bisobanura ngo iki Imana yavuganye natwe kirusha imbaraga ibyo bazi barabizi nicyo banazi kagenda wowe urajya mu buhanuzi cyane ubundi twagiye muri siyanse ngo amakuru turi muri siyanse ni ukuvuga ngo ikibazo wowe uriwe nanjye nduwundi yego iyo ndyamye hari ibyo Imana yambwiye nk'uko uyu munsi ushobora kubitangira ukambera umujyanama ariko nareba inama ungira nkumva sinzanze ariko nazihuza niyerekwa rindimo nkavuga ngo no katambwira ngo inama yari nziza ariko si umwanzuro ku buzima bwacu rega n'umugisha kuba tukubona niba waravuye hakurya icyago tugomba kubaza ibintu byinshi hahandi icyago uzamuka ugaca kuwinka ukagera ahandi hose ukazamuka ukurikiranye gusenga uyu munsi arakira imbaraga ugaca hahandi muri Nyungwe ukazamuka ukagera ino ageze no muri Nyungwe ukamanuka ugaca hajya yamvanye kangeze nano nari ndi mu buryo bw'Imana nkaba nicaye ukamanuka gato ukagera Gasarenda ukava Gasarenda ukajya Gikongoro Utare Nyanza umanuka Ruhango Muhanga umanuka ariko si bine biki none guseka Nyabarongo ariko bavuga nta herezo rye urajya he barasebye mwene runaka kwa runaka yagiye kigararagaruka mwaratinze ugiye kubikirara mbega bakavuga ariko ukumva muri wowe hari imbaraga zikubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe gumana nawe oya noneho ni ukajya wumva nubwo bagukurura bakujyana inyuma ariko hari izindi mbaraga hari izindi mbaraga zigira gute zigusukumiramo batari ku bundi wowe gusenga ntacyo maze uzicwa n'inzara ugasanga wabivuze arimo aragusaba ijana agasa nk'akavura ivundo uri muke kuko barakubwira ibintu ukumva wa mugani bisa naho ari iby'ubwenge ariko wakwibuka imvugo y'Imana wakwibuka isezerano ry'Imana ukumva hari imbaraga zigusukuma zabana nawe shimwa Yesu zagumana nawe himbazwa zagendana nawe kirwa hejuru sinzagutera uhagarare sinzaguha nzakuba bugufi nzagukinga mu buryo bwawe abandi batari kurajyaho kumva hari ibintu bigupushinga hari ibigusukuma kujyamo abandi batari ko wabiretse amakara dore gaze yaje amakara ntazunguka ariko ndumva amakara ariko uburyo bw'Imana kubera ko Imana yo ntidutungisha ibyo utekereza idutungisha abandi batekereza yifite uburyo bwayo ifite uburyo bwayo oya hari ibintu Reverend Mbabazi Mushumba arantangaje noneho ndapfuye ndazanzaye birarangiye ubundi waretse ngataha reka dusoze kubera ko wajya gutubwira amateka ya Bibiliya none utangiye kutubwira n'amateka y'isi n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda
guturuka icyanga guyo nguyo wagiye uvuga umudugudu n'imirenge n'iki byose wagiye ubivuga nakubwira hanjye ibintu ushaka kuvuga hano mureke Imana ikore ntitukangire inama z'abantu inama ariko ntitukazigira umwanzuro ku buzima bwacu kuko itubwira ntago twari ko ubu uyu mugabo ashobora gusenga rwaye icyo kwishinga ashobora kuba muri intambara tutazi zikomeye tuzabigira gute ufite amashuri angahe bizakugora iyo wabyihoreye runaka yarakunze uzabakura subscribers igihumbi bavana he amasaha ariko wite ariko muri we nuko ntamubereye mu mutima araduha ubuhamya ariko akumva hari imbaraga yaweretswe wabirangiye hari imbaraga zimusunika kandi nawe arabagasanga ibimuca intege birahari arakumva ntarambirwa kubera za mbaraga Imana yohereje mu buryo nakubwiye ngo iyo uri mu kintu Imana igushakamo suko kigenda neza ahubwo nuko hazamo ingorane Imana ikaziguhumuriza Imana ishimwe kagica akayira abantu bareba kandi bati nuko kazashiduka imbyara none byamara kubyimba bagatangira kubirwanya batakibishoboye bati nta herezo bizagira none bagatangira ati shati yarapfa rero nuvuga ngo bibuza abantu gutera imbere no gutekereza no kuzamuka icyo izo ngero zipfuye umuntu yakubwira sindi mu bantu babwiriza abantu kubyara abana benshi nta nombuza no kubyara jewe gifite umwana umwe nta kintu ntwaye aranashimishije umukobwa wanjye n'abakunda n'ababyaye bane n'uburenganzira bwabo n'ababyara abandi n'uburenganzira bwabo ariko warumukubwira ngo ariko ngo urakabya kubyara ngo use ngo bagize bane ukibaza uwa mbere nta gakoma yazanye uwa kabiri nta pamperisi yazanye izo muhwe ko nta n'uwa mbere atamwishyuriye atanamugaburiye mbega dufite abantu bazi kwinjira mu buzima ariko umuntu reka nkubwize ukuri wowe ushobora kuba ukeneye kubyara abana bake umugore atabishaka urarusenya kugira ngo wumvire abantu ese urakora ubupagani kugira ngo wumvire abantu buri muntu wese afite uburyo bwe demando sike buri muntu wese agira gute agaburira urugo rwe agaburira abana be afite uburyo bwe bwanyura mu makara bwanyura mu mbabura bwanyura mu gucuruza iki bwanyura mu gataro bwanyura mu isombe bamwita nyirabisombe bamwita nyiramiringa bamwita inyuma nyirabisusa baguhimba uko bashaka ariko hari uburyo Imana yamuteguriye hari uburyo Imana yamuteguriye imucishirizamo ibimurenge Yesu uburyo bw'Imana ariko ubundi reka mbabwira Burundi cyakomeje ibintu bituma ibintu bidasoza iminota nayongereye yaravuze ngo reka duhanure iby'Imana mujye musenga amasengesho musengesho nk'uko iteka kandi mu buryo bwose bwo kugira gute bwo gusenga uburyo bwose bw'iteka bwo gusenga rero hari abantu Imana izatungisha biriya yego bahanura ibyishe kandi bagura imodoka undi abyigane abihombere muri gusenga byange undi yigane guhanura bimuzambane ko nta hano ntabwo ari mu buryo bw'Imana ntabwo ari umuhanuzi ariko arabyitiranije ejo agonga urukuta mwita umwesikoro undi ati nanjye ubu nashinga cano tu yayishinga agahita azima ati bya bindi byataye agaciro undi jewe ndigana runaka yarabikoze ubundi ngiye kintu shaka ubuza abanyarwanda n'abamva ikinyarwanda bakwiye gusengarwa si byiza kwigana ibintu bitari ngombwa koresha impano ikurimo uyibyaza umusaruro amen icyanyuma gisoreza abandi no gutinya gugisoza ibindi no gutinya amaso y'abantu kutagutinya amaso y'Imana ati no gutinya amaso y'abantu arambona gute aranyumva kandi ibyo abantu nibyo umugore mwiza wambara nkaberwa njye kwirwa hari ancuruza ubufu n'ibiki yasana no hari uburyo bw'Imana hari abantu bona ngigeze mbega mabari ntago turi gusenya imitima y'abantu turayubaka aho kuba mu ikaro ry'abandi ryiza waba mu nzu y'igitaka cyawe ariko waba utabyumva kwirwa ukoropa ikaro ry'abandi bakura ibitaka byo mu nzira ntabwo se buriya mushumba bisobanuye ko abamwikaro bakodesha batari babona itaka ryabo uwaribonye akari kwepasi rero ibyo twatuye bihari sinzajya mituzuye yego Imana iguhaye ibihumbi 200 uguze n'inyama uguzemo inkoko uguzemo amafi uratogosa izokeje karanze mbega
kubera ko imana igenda ihindura ubuzima kugenda uhindura imirire yego kumva kuri murya ni kurya imisumari n'amatafari n'inzu wabuze ubwenge ngo mudamu ngo utekere ifiriti ngo yo nari ngakumbuye ntibateke n'ikiro kimwe bagateka ifiriti ibiro 5 umwana akisiga amasosa kumbi ayo mafaranga aje gutunga ni imisumari ariko ni imisumari n'amabati n'amadirishya n'inzugi n'agasima umugore ndashaka wagisi ubundi wazoyambara ugeze mu yawe reka icyo ashatse kuvuga abanyumve neza dukwiye no gusaba imana ikaduha ubwenge ntabwo imana yazana 500 kashe gutya ngo utekereze ko imana ibizanye for nothing ubwo ni cungamutungo ntabwo ibi yahubuye ngo yajugunye nk'iyataye hasi ahubwo hari ikibikoreye ibigira ngo ukemure cya kibazo noneho ugasanga yaravuze haba kuki ndamukunda buriya ngo nzahagarara ku munara nzahagarara ku munara aho ngira gute nzahagarara ku munara musome neza nzahagarara ku munara aho ndindira ntabwo ari aho ndindirira ntabwo ari ahari si ukurindira kumva naharindira musome nzahagarara ku munara aho nakoreraga umurimo sinzawuvaho ndinde nkomeze umunara numva icyo Uwiteka n'icyo azansubiza ku cyo nagize gute namuganye nuvuga ngo iyo ubonye ikintu banza utekereze ngo ntikije ku busa kije ku mpamvu y'Imana kije mu buryo bw'Imana kije mu mugambi w'Imana hanyuma rero ibyo ushoboye ukabikora yego bidashoboye ukabiharira Imana Imana ntizakora ibyo ushoboye reka twumvire ijambo Imana ntizakora ibyo ushoboye tubwire iryo jambo Imana ntizakora ibyo ushoboye ntabwo izakora ibyo nshoboye izakora ibyo ndashoboye Imana ikora ibidashoboka izakora ibyo ndashoboye n'ibyawe n'ibyanye ngomba gukora icyawe ni uguhinga umurima ugatera imbuto iby'imvura biharira Imana ariko ntuzatere mukinga uzayigusha muki ruvuga ngo hari abantu bananiwe gukora ibyo bashoboye bango ntabwo Imana izagukorera ibyo ushoboye ahubwo ibyo ushoboye ni fondasiyo y'ibyo udashoboye twe dukora ibyo dushoboye noneho yizikora ibigize gute ibyishoboye tudashoboye bisobanuye ngo dukora ibyo ibyo dushoboye ikaba fondasiyo y'ibyo tudashoboye namwe mubikurikirane nanjye ndimo ndibariza ndimo ndabaza mushumba kugira ngo namwe mbabarize dukora ibyo tugize gute dushoboye Imana ikora ibyo tugeze gute tudashoboye niba ushoboye kubangura rangura ufungura iduka usaba Imana ikurengera niba kuko burya ntabwo Imana izigera ikora ibyo ushoboye Imana ikora ibyo udashoboye ibyo ushoboye nyine urabishoboye neza iragira ngo isi gusimbura aho ushoboye ntibishoboka ariko ndayishimiye aho ngaho ndayishimiye kuko ikora ibyo tudashoboye ibyo dushoboye irabiduhara kabisa burya hari ibintu Imana ibikora ku muntu bishoboye asiga ugatekereza kandi ikindi gisoza ibintu tugiye kwinjira kuri rya jambo rya nyuma ndashaka kubabwira ikindi kimwe kuhora buri gihe wibutsa Imana urumva ntugahora ubwira Imana ibibazo ahubwo ubwira ibibazo uti wabibazo we ufite Imana wanyanja we ufite Imana wakanwa we ufite Imana wamatiku we ufite Imana wanzara we ufite Imana mwabampiga mwe ufite Imana iyakoze biriya ntaho yagize iri wiza ntaho yagiye izo nizo mbaraga zo guha dupraising dushimira Imana muri twe ngo Mana turabizi ko ushoboye nacyababariza mushumba hari ikintu natubwiye mushobora kuba mutumvise neza ariko mwongereye nda mu cyumba ngiye numviseho gakeya kuko mwegereye hano akakanya ariko uratubwiye ngo tukabwira Imana ibibazo tujye tubwira ibibazo ko dufite iki Imana ishoboye gukemura icyo kibazo Imana ishimwe kuko iyo ugiye uvuga ibibazo ugenda urira reka nguhamakuru iyo ugenda ubwira Imana ibibazo ugenda urira ariko iyo ugenda ubwira ibibazo uti wabibazo ntunkange ufite Imana uba ufite imbaraga zo kugura Imana ishimwe abakurikiranye gusenga yaravuze kuko mwami Imana azantabara nicyo gituma nagira gutya muri ibi n'umwaza byari bihari byamusaranye mwabimwaza mwe mutuze nimutinya abakurikiranye gusenga rwa bamaze kumenya yuko umva ibibazo bitagira uteye ubwoba
ahubwo tubibwira yuko dufite ibi Imana ibikuraho. iyi irashoboye akantu k'ubwenge ukumve iyo ugenda ubwira Imana ibibazo ugenda uganya ugenda urira ugenda uvuga nabi ugenda utongana ugenda uyibwira ukuntu ugenda uyihenuraho ubundi ukirakaza ubundi ukayikangisha ngo urumuririmbye ukagira ngo urusha rusofero kuririmba ubundi ngo Mana uziko ntanga icyacumi kandi icyameshe warakiriye ubundi ngo Mana uziko niyiriza ubusa kandi ubwiyiriza wiyikangisha imirimo ahubwo iyo ugiye uvuga uti ibibazo we ubikenewe ubupfubyi we ntabwo nje kuririra Imana hano nje kubwira ko mfite Imana ishoboye Imana ishimwe urumva wa muntu we aba afite ikintu nakwita ngo ni imbaraga zimujyana ahantu kuko aba amaze kumenya agaciro k'Imana n'intege nke zibimurwanya Imana ishimwe tarakosa Imana haleluya ariko babyibise none nimutinye nimuko mutinye namaze kumenya yuko dufite Imana ikemura ibibazo ntabwo ari iteza ibibazo n'abantu bajya gusenga bakagenda Mana ndarwaye Mana ndavunitse Mana meze ukundi Mana ko nkora ni kuri abimeze akagenda avuga ibyo bintu ariko akaba undi muntu uzi akabati Mana na Yesu yarasenze sanzwe nzi sanzwe nkuzi ariko uyu munsi sanzwe nkuzi ko ushoboye uwitweri yaravuga ijambo rikomeye amina aravuga ngo Mana bigaragara uyu munsi bimenyekana imbere ya bano bantu bimenyekana yavuze ngo Mana ngo mutabikora ndapfa ngo barangire bimenyekana bigire gute bimenyekana hanyuma rero kugira ngo menye urumva ijambo twaganiragaho aho niho gusenga rwatubakangurira ibintu by'Imana ntabwo ari ibintu nakwita ngo ni ibintu umuntu apfa gupapira ibintu by'Imana barabikurikirana rero twasomye amagambo menshi ugiye gusoza dusenga ko ntabwo turi butinde kano kanya kandi turakora kuri ijambo ry'Imana kandi muryumve nk'abakozi b'Imana muranyumva neza ikindi kintu ngiye ntabwo njya nkunda gusiga tubasize mu kirere tubabwire bakurikiye gusenga tubabwire ko buri gihe nta mpamvu yo kwigana imibereho y'undi muntu hari uburyo Imana yashyiriyeho buri muntu burahari hari uburyo Imana yashyiriyeho hari nubwo nanjye mushumba burahari kandi ndimo ndabona muri iyi minsi unabugenderamo umuntu wese abufite uburyo burabufite ukabona hari ibintu bikemuka abayobozi bacu burarisa arabufite kandi n'abasitwe twenyine n'abandi ahubwo ikibazo nibasaba Imana bayishurira uburyo yabahaye bwo kubaho nibabumenye bamenye uburyo bakora mu ibintu rero dusome ya magambo y'Imana twaraga muri byakozwe ntumwa ibice 22:44 namaze dusenga Imana ndumva twavuze ibintu kandi bashaka gukora ikintu gikomeye ariko turafashijwe cyane kandi giye umutima wanjye harakeye sino gucya gusa kindi ugomba kuba nukurebye inyuma ugomba kwishimira uriwe ukuko ugomba kwishimira uriwe ega mafuta kuriho mushumba revera ntambabazi ahubwo dushatse twahaguka twagenda ariko icyo cyakandabwira kurikiye gusenga kwishimira abo baribo kwishimira isura ufite kwishimira ukureshya icyo Imana yavuze kwishimira uko uhagaranye n'Imana kandi ukishimira ko Imana izakurengera dusome iryo jambo ry'Imana tuzagusenga reka dusome ijambo ry'Imana ndafashijwe numva ndarira iki cyigisho kirakomeye cyane kirimo ibintu byinshi cyane by'ubwenge hahirwa umuntu ukurikiye gusenga byakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo wa 44 kadusome handitse ngo n'abandi nabo bamwe bagendera ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkugi nuko muri ubwo buryo amen muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira amina urumva ibi amagambo yo mwanya twawuburaho n'amateka turayereka tuyihorere turacyari muri ntumurekure uko umukozi Imana yitubwiye tuzagarukaho ikimenyetso kindi cya gatandatu ngira ngo tugezeho nuvuga ngo buri muntu Imana imufitiye uburyo izamubesha uburyo bugize gute abarozi baroga burahari abatanga basakuza burahari nuvuga ngo ubwato bari bamujyanye kuburana bune nakababwira no mateka nkahera ku murongo nkakubwira Paulo nkakubwira n'uwanditse igitabo tukagenda ko twageze ku masaha ko turi kumva ngo uburyo Imana igishyiraho abantu bawe nkakubwira Paulo wari we igitabo cyanditswe nande cyanditswe gute byari ndabivugaga ni bande
tuzabigarukaho kuko turacyari muri ntumurekure iri jambo tuzarizaho ngo muri ubwo buryo n'icyo wari wishingije nubwo cyamenetse ubwato bwaramenetse ariko baza ikintu cyumve neza ubwato batwaye buramenetse ntacyo murambike nta kibazo ubwato batwaye bugize buramenetse ariko barangije nibarohama ahubwo bagendera ku tubaho rega mushumba turi mu bwato muri ubwo buryo Imana ikurindira aho wari ugiye gupfera yego iyo uri muri ubwo buryo ibyakwica biragusatira ariko ntibigire icyo bikora rwangoro Paulo yari agiye kuburana ariko tugezana ngo tuhareke mu nyanja ari nk'imiyaga myinshi ntabwo tuyisobanura ariko biba ngombwa ko abwira ati nimuhumure ntawe uri bupfe niko Imana ivuganye nanjye ntawe uri bupfe ntawe uri bupfe noneho ngo ukure abasirikare ati nimwice imfungwa zose undi kurengera Paulo ati ntimugire uwo mwica mubihorere abazi koga bambuke abandi ubwato bumenetse ndagira ngo wumve ubwato bugize gute buramenetse amajwi ararangiye ariko niba umenetse akabaho gasigaye umuntu akambukiyeho abenshi ubu nta babyeyi tugira bamwe n'imfubyi nta buzima ubwato bwaramenetse ariko hari udusa umuntu agendera amatambuka kandi muri ubwo buryo Imana irindira umuntu kukababara muri ubwo komeze uko zimerije amashaka tuzarikomeza muri ubwo buryo ko Imana ifitiye uburyo abantu sindi bucokoze kuri Paulo sindi vuga ko byagenze nshaka kwivugira muri ubwo buryo uwaciye ukababari n'ibindi byari mu bwato tutazi byasigaye n'ibindi byari mu bwato icy'ingenzi dushaka kumva ni bose nuko bose bagize bose bambutse niwe wambwiye mu kiganiro ntumurekure hano ngo wamiti yararya wazi yaringa kari ibishyimbo bati ni ibishyimbo ngo umwe wese uwaguze ikinono n'uwaguze ibiro bine bose bagira gute nuvuga ngo hari uburyo Imana ibeshaho umuntu mu buryo bwe nuvuga ngo muri ubwo buryo ukaba muri Kigali muri ubwo buryo ubuzima bwahinduka muri ubwo buryo hari amateka yahinduka muri ubwo buryo yanagukiza haleluya yaguhinduka nuvuga ngo buri muntu wese afite uburyo Imana yamugeneye ngo muri ubwo buryo nibwo Imana yabambukijemo muri ubwo buryo bw'intambara ubwato bumenetse usigaye wenyine abantu atarapfuye undi ararangiye ibyo bigize ute muri ubwo buryo n'icyo yacungiragaho cyahagaze akazi ke bamwirukanye bandi batira ariko muri ubwo buryo Imana ikagira ibindi bintu ikora muri ubwo buryo hari umugabo umwe ariho sishaka kuvuga mu izina ariko azi nakurikira gusenga rwazabyumva mu gihe cya mbere yazi icyongereza mu Rwanda cyane rwajya babwiga icyongereza cyane yaragiye yiga icyongereza cyonyine umugabo abura akazi mbere cyane nyine mbere ya jenoside abura akazi ko ntako yari afite reka rero intambara y'Icyenda kane irangiye bagiye igitarama babura umuntu muzi icyongereza uza kubafasha gusemura icyongereza yaragiye guhingana university yego ariko asenga Imana iti nzaguha umugisha yavuye mu murima yinjira mu ijipe ubatuye muri Amerika ubwo wamubonye ahingana diplome yavuze iki yavuze menshi muri ubwo buryo igihaturinde inkuge yari yaramenetse ariko Imana ikomeza kumunira muri ubwo buryo nuko hari ibintu tubamo byacu haleluya kugira abakurikiranye gusenga wicika intege muri ubwo hari uburyo Imana yashyize hari ibyo dusigira twambukiraho kandi katurindiraho kandi tukambuka turi muri ubwo buryo uwagiye ukabaho akagira gute akambuka akandi kari mu bwato tutazi byari byo mu bindi byari birimo niba ari umufuka niba ari nitwamye ko nawe akambukira gusa nuko hari noneho nuzi koga nawe akagira gute akambuka noneho nuzi kogesha undi nawe akamwogana akamujyana tugira abambutse abandi bakabaho yego ariko hari n'abandi tugira uko twambuka ariko ibyo byose bikubiye muri ubwo kugira ngo muri ubwo buryo umuntu wese atabare yego kandi bari bazi yuko barapfa arabwa ati nta n'umwe uri bupfa nta n'umwe urapfa rega mu buryo bukomeye bunasanzwe uko twicara ntabwo twambaye imyenda isa ntibishoboka ariko turicaranye ni ukuvuga ngo Imana yashyizeho uburyo bwa buri muntu wese nawe abakurikiye gusenga rwa rero nagira ngo tubabwire ibintu bikomeye cyane ntiwongere gucika intege ntiwongere kuvunika buri muntu wese afite uburyo Imana yamugeneye kubaho muri ubwo buryo Imana yatumukomeza muri ubwo buryo Imana yakubeshaho niyo mpamvu iri jambo muri ntumurekure turavuze mu kimenyetso kindi cya gatandatu nibwira kivuga ngo buri muntu wese Imana imugirira uburyo bwe iri jambo tuzarikomeza muri ntumurekure yego muri ubwo tuvuge ibikoresha Imana ikoresha yego hari igihe ikoresha intambara yego abantu bakakwanga ukaba wenyine kumbi kuye Imana ikurokore hari igihe ikoresha inzara hari igihe ikoresha kwirukanwa ariko tutarenze naho
pahoro bageze hakurya akiri muri ubwo buryo imana yamurindiragamo ngo murebe igikonjo ikira yamufasha ariko ngo gikunkumurira mu muriro yegeranije inkwi kiraceceka kiyoka kitagiceceka ariko acanye mu kiramufata ngo agikunkumurira mu muriro bavuga ati nubwo kitamuhitanye ariko ubumara buramwica abo kubera ko ari mu buryo bw'Imana turagira ngo tugiye gusoza tubwire umuntu wese udukurikiye mu gusenga rwa wicika intege imvugo y'abantu ntayihuriye n'iy'Imana wicika intege ngo ibi byapfuye wigira agahinda witinya ibivugwa n'ibyo ubona kuko ibyo ubona ni nabyo Satani ari mare uburyo bw'Imana buragusatira ariko ikimana yakubwiye kibitse muri wowe kandi ntibugwe muri iyi nyanja Imana ishimwe wakwambukira kukabaho hari uwakobari yakakurinda ariko hari uburyo Imana yashyiriyeho umuntu wese uyuba rega hari imitego yatezwe iturinda kukababo uburyo bw'Imana bubonereye abakiranutsi kandi ukwiye gukiranuka Imana igatabara umukiranutsi Pawulo uyunguyu ndababwira umwe kukabaho undi mu bwato bose barambuka ariko muri ubwo buryo hahandi ugiye kunyura ubundi babwira ijambo rimwe aho bibwira ko pfiriye ni Imana igukiriza aho muri ubwo buryo murakoze cyane papa wodukurikiye inkugi yaramenetse inkugi yo gucuruza irameneka akazi inkugi y'akazi yaramenetse hariwe enema inkugi yaramenetse nta muntu ugira inkugi yo muri biro wicaragamo yaramenetse byararangiye amakuru meza waratashye nta makuru meza biragaragara ko byarangiye ariko twibutse ko muri ubwo buryo ntibanakiguhamagara inkugi yaramenetse byararangiye no muri famille yari ubukwe ntibagutumira muri famille ntibagutumira inkugi yaramenetse byarangiye ntawe ukiguha ijambo nta muntu waguha ijambo enema ibintu byose ukoze byaranze inkugi yaramenetse ariko muri ubwo buryo ekose ari mu bundi buzima buryo uracyagendera kutubaho wari wasema bategereza kuseba bagaheba ari mu bundi buzima uraca Imana igumugisha we ndafashije muri ubwo buryo butandukanye nubwo inkugi imenetse ntabwo byose ariko bimanutse mu mazi ngo bimanuke mu nyanja hari ibindi bisigaye bireremba hejuru y'amazi kugira ngo abantu b'Imana babyicundeho bambuke nubwo inkuge yamenekeye mu mazi bisobanura ko hari igihe umuntu aca mu bibazo bikomeye birenze ubwenge bwe kuko kumenekera mu mazi hari igihe bati biramurangiranye umva birarangiye isi muguyeho ariko muri ubwo buryo hari utubaho tureremba rewe sini abantu b'Imana bakatwubikaho inda bamara kutwubikaho inda bakatwambukiraho hari n'ibindi bisigana imbere bifuka ntitubizi ariko hari n'ibindi byari biri muri nkuge nabyo babyambukiye papa inkuge yaramenetse ariko mu ijuru hari Imana igiye gutegeka wambuke ngo bose bose bagira gute barambuka urumva uwagize bene abo bamwambukije akabona akazi nawe yarambutse ariko nutagira umwambutse kabaho hari n'akandi kazi ntabwo byaza kubwira hari abandi bambutse abandi ariko hari akababari yashyiriye abatagira ababambutse ariko bose bageze he abatagira n'imiryango bageze abatagira ubavugira bageze ngo bose ari uwo bogaye ariko Imana ibashyira intego nuko tujya hakurya y'uruzi Imana ishimwe intego nuko tugwa mu ruzi rwa Amerika yego intego nuko twambuka haleluya torero mukomere muri ubwo buryo inkugi yaramenetse insengero zirafungwa ariko tarasinimo muri ubwo buryo itorero cyane ikoze imirimo y'Imana muri ubwo buryo mushumba iri jambo tuzarigarukeho nta kibazo mfite utubwira amateka baya abakurikiranye gusenga rwa bagiye gutangira kurekara amakuru iri jambo turahari icyo bita muri ubu buryo nanjye natangiye kubabanziriza narikaramye no kongerana muri ubu buryo tuzahavuga mu buryo tuzavuga ukuntu mu buryo Imana yashyizeho idirishya mu nzu hamwe kugira munasohokemo muri ubu buryo tuzabwira ukuntu ababembe basohotse mu mujyi bagenda bakubita ibirenge ngo bakandagira bakagira ngo ninga ibihumbi bavuga ati n'ubundi aho kugira ngo tuwapfireka ariko ngo barakarya abanyago igihumbi buryo basanga inkambi yashize muri ubwo buryo ababembe banenwa nibo bazanye inkuru y'ibiryo kandi batitaye kuzanya inkuru ahubwo muri ubwo buryo babirya n'inzara
iteye kubazanya inkuru ko ubundi kimubembe yakoragaho Ntawagikoraga. umubembe aho yinjiraga ntawakoraga ariko muri ubwo barahakirira barakira babona ibyo kurya bajya kutanga babwira abagenzi babo barabanje bararya barahaha baranabaga bajya kurya basubiyeho mu rwa ntibita ku bibembe ahubwo bita ku nkuru bazanye muri ubwo buryo bituma batareba ibibembe muri ubwo buryo bituma ukora ubukwe muri ubwo buryo ureka ushobora no kubengwa n'umusoro ukagira ngo urapfuye kumbi ni mu buryo Imana igukirijemo mbere wabenzwe ntugire agahinda wihagarike umutima ni mu buryo Imana ibahumugisha rero tuzabiganiraho tubikomezeho muri ubu buryo tuzavuga ibintu byinshi cyane muri ubwo buryo umwami yinjiye mu buvuma ahita arwara ahita agira ikibazo ngo arasinzira atwikira ibirenge kumba atwikira ibirenge Imana itumva rero Dawidi wowe icyo uri bwumve ni umunuko ariko umwami Sawuli ntamenya ko wihishe hari n'ibindi byinshi hari uburyo Imana ishyiraho hari uburyo Imana izana hari uburyo Imana igishyiraho abantu baye gucika intege icy'ingenzi no ku muntu wese yambutse Imana ibaho umugisha murakoze kugira ngo dusenge Imana cyane rwose twemeranywa ko hari uburyo Imana yashyiriyeho buri muntu wese hari uburyo buri muntu kandi burimo uburinzi kandi buri muntu wese afite uko Imana yamugena ikinze nuko twambuka tugera hafi harimo uburinzi muri ubwo buryo reka tubaye mu buryo bw'Imana muri ubwo buryo harimo twambara mu buryo bw'Imana ni muri ubwo buryo dusenga mu buryo bw'Imana muri ubwo buryo uryamye mu buryo bw'Imana muri ubwo buryo atari waseba ni mu buryo bw'Imana muri ubwo buryo ucumbitse mu buryo bw'Imana ukodesha avana he ni mu buryo bw'Imana nta bantu abaganga bahaye gahunda ngo barapfuye umunsi bakabakira mu buryo bw'Imana nta bantu babwenga iyo ndubyereka tuyikuremo ngo twite ngo ni mu buryo akaba yarapfutse ndagira ngo gusenga twavuga ibintu byinshi cyane ndagira ngo dusoze tubabwira ngo Imana igufitiye uburyo kandi muri ubwo buryo Imana izakemura izakurindira ntukagire imisozi kuri ahubwo ugire biyo bambutse Yesu ari kumwe nawe ubundi ntukarebe umufuka w'umuceri washize wihagarike umutima ujye ubwira Satani utari kubona ariye wose warebaga uburyo burahari sibyo nkubwire Yesu ntukatuze n'inkweto zacitse wihagarike umutima igihugu utari kwari nshyashya nigeze kwambara Yesu atanga nta mpamvu yo gukanga yo kugira ubwoba atanga ibishyashya hari uburyo buhari uburyo bw'Imana mureke tubwire Imana yuko tuyikunda tubwire ibibazo ko nta bwoba hari Imana wanyanja waceceka hari uburyo nubwo ubwato bwamenetse ariko hari uburyo cyekoze Imana ibaho umugisha kugira ngo dusenge dusenge Imana ariko numva nifuza ko nahasirasa akadusenga ijambo ni ryawe uri umwami ukomeye haleluya uri umwami uhambaye hari uburyo buhari hari ubundi buryo w'inkanga Satani uzarindira amabere tarasi bakambuka iki kirwa cyitwa Merita hari uburyo washyiriyeho umuntu wese iyi si yitwa Merita hari ubundi buryo uzashyiraho iyi si twicayeho ni ikirwa cyitwa Merita hari ubundi buryo washyizeho ubu buryo bubari neza ma turagushimiye rindira abakobwa mu buryo rindira abasore mu buryo rindira abagabo mu buryo ababyeyi mu buryo igihugu cyacu kirindire mu buryo Uwiteka ukora ibidasa newa sana wihera imbaraga zima zongere zururuke zirinda abantu bawe turabigushimiye uri umwami udahemuka uri Imana itabeshya uri Imana yo kwiringirwa abakwizeye ubaremere ikimenyetso kivugira turabigushimiye kuko zimirimo n'ibitangaza amen Imana ibaho umugisha mbere yuko dusezera mpereza umuyobozi wacu gahunda iki kiganiro tuzagikomeza kuri uyu murongo kugira ngo dusobanure mu bundi buryo twinjira mu gitabo cy'amateka ko twifuza ko bakurikiye gusenga bajyamenya n'amateka y'igitabo byumvikane ko tuzaganira minsi iri imbere amateka y'igitabo byakozwe n'intumwa hanyuma tunabafashe tunabereke mu bundi buryo butandukanye aho Imana igenda ikora ibikwiriye murakoze rero wadusoreza nshuti zabwire dayimoni warukurwanyaga shitani amajwi yose wumva uyabwire ngo muri ubwo buryo uzambuka mu izina rya Yesu amen ikiganiro nakagaruka ntumurekure bye bye Imana ibaho umugisha murakoze cyane